Kwa Diamond Platnumz ari kumwe na Hanson ndetse na Shiri, indirimbo nziza cyane bahise ku Masavani, indirimbo nziza kabisa, nizera ko yabashimishije mwebwe mwese mukomeje kudutega amatwi muri hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye by'uyu mujyi wa Nyanza. Nizera ko mukomeje kugenda mugira ibihe byiza. Nakomeje kubabwira ko hano muri studio za Radio Gare ya Nyanza tuza kwakira itimu ya Etisweya. Nkuko mubabona abari kutwumva muri studio turicaye, turi bane, turetse cameraman tubaye turetse kumuvuga. Nje nitwa Mihigo Jemuve, abandi bose ni abanyamakuru ndetse n'abari muri Etisweya nibo tugiye kwakira muri aka kanya. Rero bagenda batubwira byinshi kuri Etisweya, icyo yaje gufasha abanyenyanza, icyo yaje gufasha urubyiruko, tubumva nimba bafasha urubyiruko cyangwa se bafasha ingeri zose zigiye zitandukanye. Ibyo byose nibyo bagiye kugenda badusobanurira. Tudatinze cyane rero, reka twakire umuyobozi mukuru wa Etisweya, Bwana Tuyisenge Theoneste, tuguhaye ikaze. Murakoze. Reka twakire kandi n'umunyamakuru yitwa Jedita, nawe reka tumuhe ikaze. Murakoze cyane. Reka twakire n'umukinnyi wa filime yitwa Pascal, nawe tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Abo bose rero nabo turi kumwe bagize itsinda rya Etisweya, ntago ari abangaba gusa, hari n'abandi. Nk'uko umuyobozi wa Etisweya tugiye kumuha umwanya akatubwira Etisweya ni bande, bakorera he, bakora iki, gahunda zabo zigamije iki. Wowe barikaze. Murakoze cyane GMV. Nk'uko mubivuze, Etisweya ni All Talent Detection. Turi mu karere ka Nyanza, niho dukorera, hano hafi cyane rwose imbere y'umurenge. Niyo mpamvu rero icyo dukora ni bisanzwe, ariko bitari bisanzwe mu karere ka Nyanza. Turi muri gahunda yo kuzamura impano izo arizo zose zigiye zitandukanye, aho twatangiriye gukina filime. Abenshi barayibonye mu karere ka Nyanza ndetse n'u Rwanda rwose no hanze, abantu bose bamaze kuyibona kandi barabyishimiye. Muri comment bagiye batanga amarayike, twagiye tubona abantu barabyishimiye cyane. Etisweya rero ikigamije no kugira ngo izamure za mpano z'urubyiruko ndetse n'abakuze, kugira ngo zibashe kugera ahantu hakomeye, barenge ku rwego rwo guhatana mu Rwanda, ahubwo bahatane ku rwego mpuzamahanga. Impano rero ni nyinshi zigiye zitandukanye, niyo mpamvu buri muntu wese uri kutwumva aka kanya yemerewe no kuzaza akadusanga, kuko tuzi neza ko abanyarwanda benshi cyane cyane noneho abanyenyanza bafite impano nyinshi zigiye zitandukanye. Murakoze. Abo bantu bakeneye kwihuza namwe nta gishoro bibasaba, basabwa iki kugira ngo baze mubafashe kugaragaza impano zabo? Murakoze. Mu by'ukuri kugeza ubu nta gishoro turatangira gusaba abantu, kuko turi gushaka kuzamura impano bitewe n'uko tuzi neza ko ubushobozi bukiri hasi. Natwe dushaka kuzamura impano kugira ngo zibashe kugera umuntu wese uko aje, turera ya mpano ye, tukabiganiraho, tukareba ese twabikora gute, twabigenza ute kugira ngo iyi product yawe ibashe kuba yagira umusaruro, igirire umumaro, igirire Etisweya umumaro, igirire igihugu umumaro ndetse na Afurika n'isi yose. Yego. Urateganya ko nimumara kubona umubare mushaka muzatangira kubaca amafaranga? Waravuze ko ntabwo muratangira kuyabaca, murateganya ko icyo kintu kizabaho? Murakoze. Uko ibintu bigenda bikura, ikintu iyo gitangira, akenshi abantu bose barabizi, haba harimo icyo twita kuvuga ngo dushyiramo imiyaga. Ariko noneho iyo nyuma y'icyo gihe cyo gushyiramo imiyaga hazaho uburyo bwo kugira ngo utange ubushobozi kugira ngo ubashe kugera aho ushobora kuba wagera. Yego. Ndabona hano witwaje intwaro ebyiri. Iburyo bwawe ibumoso bwawe ndahabona umuntu, namwe iburyo bwanjye hari undi. Aba bose bari mu bihe bice? Murakoze cyane. Ibumoso bwanjye murahabona umukobwa mwiza cyane. Uyu mukobwa ni umunyamakuru wa Etisweya, ari muri training kugira ngo azabashe nawe kuba hari package runaka ashobora kuzakora, ikashobora kuba yamuzamura nk'umunyamakuru
ko ku rwego ruri hejuru, kuko Square nk'uko twabivuze ni ukuzamura impano, aho dufite ibikorwa byinshi turi buze kuvuga ku wundi mwanya turi gukora n'ibyo turi gutegura tutaratangira gukora. Undi uri iburyo bwanjye ni umukinnyi wa filime, bamwita Pasi, niryo zina yakinnyeho, ariko ubusanzwe ntabwo ariko yitwa Audu. Ni umukinnyi wakinnye muri filime Intambara mu Rukundo, ndetse no muri filime mumaze kubona iri kugenda itretinga cyane, twasohoye ejo bundi agace kayo gatoya ko kugira ngo tuyamamaze bita Gaheta. Niyo mpamvu tunararikira abantu bose bari kutwumva bari mu karere ka Nyanza kuza kutujoyininga ndetse no gukurikirana ibikorwa byacu baciye kuri YouTube channel. Wazanye umunyamakuru, wazanye n'umukinnyi wa filime. Yego. Ibaji ni y'umunyamakuru cyangwa ni yanyu mwese muhuriyeho? Yes, nkuko ubibonye, nkuko mubibonye mugikora kuri iyi karita, hariho amazina ye, hariho icyo akora ko ari umunyamakuru, hakabaho nimero yiwe imuranga muri Square n'umwaka yayihereweho na telefone ye, ndetse hakazaho n'icyo naho akorera, hariho hakaza sinyatire. Hano hino murabona akandi kantu kamwe dukoresha dusikaninga n'indangamuntu yacu igira, harimo andi makuru yose ya Square n'imbere. Iyo ugasikaninze bihita ubona information zose za Square, bishatse kuvuga ngo amakuru yose wakenera kuri Square tubonye ikarita, urasikaninga ukabasha kumenya ngo Square ikorera he, information zose, ndetse n'ikimenyimenyi usangamo ko biri approved n'imbere by Square. Murakoze cyane. Turaza kumuha umwanya, turaza kumuha mikoro turebe twumva ijwi ry'umunyamakuru. Si byo Jedita, uri tayari? Square mwamukorera he? Nk'uko twabivuze turi gukorera mu karere ka Nyanza, hano hafi yo ku murenge wa Busasamana, ugeze muri Rompwe hariya kuri Dodani neza. Iyo uhageze rwose ku muryango nomero ya 2 ikorera mu muryango ureba muri kaburimbo neza, aho ikorana na Yara mu gufatanye n'imikoranire bafitanye. Yego. Square ifite abaterankunga, Yara niwe umuterankunga wa Square? Square kugeza ubu nta baterankunga dufite, ubu ngubu turakiyubaka, ariko turifuza ko nabo baza kugira ngo dufatikanye tuzamure impano, kuko icyo twifuza abantu benshi barabyifuza. Icyari gikenewe no kugira ngo turebe ese tugiratangira gute, ese nyuma yaho bizagenda gute. Twiteguye neza, abari kutwumva bashobora kuba bashaka kuba abaterankunga bacu, abumva bashaka kuba baba abafatanyabikorwa, bose bahari ikaze. Yego. Mu mpano mwakirize impano? Murakoze. Twakira impano nyinshi zitandukanye nk'uko twabivuze. Hari ababyina moderne, hari ababyina traditionnel, hari abamodaringa, hari abakinnyi ba filime, hari abakina théâtre. Impano yose ubu ngubu dufite n'umwihariko yuko turi gushaka no kwinjira muri pariti y'umuco. Ibyo bikorwa twumvise ko mwakira impano zigiye zitandukanye, mufite ahantu ibyo bikorerwa ku buryo umuntu yabasanga aho ibyo bikorwa biba biri gukorerwa? Uwo dukeneye adusanga kuri office tukamumoriyanta ahandi ibyo bikorwa bindi biri gukorerwa, kuko tugenda dukorera ahatandukanye. Nk'urugero, umuntu yari gukina filime ntabwo iteka akinira ahantu hamwe, nk'uko mubibona muri aho twagiye dukinira n'ahantu hagiye hatandukanye. Ntabwo rero nakorera na muntu ubwire ngo dukorera ahangaha, ahubwo iyo ushaka amakuru yose ushobora kuduhamagara kuri telefone cyangwa ukadusanga kuri office. Iyo nimero ya telefone muraza no kwitanga, ahubwo uwashaka kuvuga ngo arebe ibikorwa byanyu byo mwamaze gukora, muvuze ko hari filime zageze hanze, izo filime muyasanga ari? Urazisanga kuri YouTube channel yacu ya Square, ariyo bita All Talent Detection, cyangwa udashoboye kwandika ibyo ngibyo wandikamo amazina ya filime Intambara mu Rukundo by Square, cyangwa ugashyiramo Gaheta, uhita ubona filime zose, uhita ubonaho ikirango cya Square, ugahita ugatangira kudukurikirana. Utibagiwe kuba umuntu udukurikirana gukora share, like, comment ndetse n'ibindi byose ubona bishobora kuba byatuzamura. Ni uburyo bw'amaseri? Iyi filime Gaheta ni series ku bantu bayirebye, ni series izakomeza.
ni part 1 tugiye gusohora. Tuzagenda dusohora n'izindi parti zayo kugira ngo abanyarwanda ndabizi neza barakunze ibyo twakoze mbere kuri Intambara mu Rukundo. Like yarabonetse, amakomenti yarabonetse, kandi ibyo batubwiye twarabikoze. Niyo mpamvu kuri filime ya kabiri hari byinshi ababifuzaga ko twakosora twarabikosoye. Kubamaze kubireba tukubona ko batubwira ati ibyo twifuzaga muri kubidukorera. Yego. Kugeza ubu ngubu muri gukorana n'abantu bangahe? Mufite abantu bangahe bose hamwe, tutavuze ngo icyiciro cy'abanyamakuru, icyiciro cy'abakina filime n'izindi mpano zitandukanye? Kugeza ubu mufite abantu bangahe? Ibyiciro dufite ubu dufite abantu bageze mu 100. Urumva ko atari abantu bakeya bari gukorana na Etiswea. Bari gukorana na Etiswea, bishatse kuvuga ngo impano Nyanza zirahari, ndetse barashaka ko zishobora kuba zazamuka banyuze muri Etiswea. Yego. Tanga nimero yanyu kugira ngo rero n'uwabakenera atazi aho ngaho barangiye mukorera abe yabahamagara. Nimero ya telefone ushobora guhamagaraho cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp ni 0786335085. Reka nzisubiremo kugira ngo umuntu wese utari wabashe no kubona agapapuro aho ari bwandike. Reka mbisubiremo kugira ngo nawe aze kubasha kugira ate kubyandika, abe yaduhamagara cyangwa yatwandikira. Ari nako kandi baza kureba abakugarariye, baraza kubabona mu kanya gato kuri YouTube. Hanyuma kandi mbibutsa ko ngenda cyari Migoje Mube. Reka noneho duhindure tuve ku muyobozi wa Etiswea tujye ku munyamakuru. Munezero Jedita, amakuru umeze neza? Muri Etiswea biragenda? Umunyamakuru ari kubaza undi, uraza ko byihanganira, sibyo? Ariko nk'imbogamizi muhura nazo, nshobora kuba atari zo mpura nazo, ariko inyinshi tuba tuzihuje. Ubona muri Etiswea itangazamakuru ubona rihagaze gute? Muri Etiswea itangazamakuru rihagaze neza, kubera ko akenshi dukorera kuri tele akenshi cyane. Usanga bimeze neza kuko usanga n'abaturage bamaze kumenya Etiswea icyo ari cyo. Ntago babagora ujya kwaka interview umuntu ukabona ntari kubyumva, wenda ufite badge ni sawa, ariko ntago ari RB cyangwa ikindi kinyamakuru tuzi ni Etiswea mu kiyubaka. Ubona batakugora barakumva? Hari igihe uhura n'umuturage akubaza ati wokorera hehe, ukamwereka badge akajya yumva ibintu ntari kubyumva neza, ariko hari nyine uko bigenda ntabwo bagorana cyane. Bumva baramenye Etiswea. Kugeza ubu se hari documentaire ufite cyangwa ibyegeranyo waba warakoze nk'umunyamakuru? Ikintu nasaba abantu bateze amatwi, nabasaba kugana Etiswea. Mu by'ukuri Etiswea ifasha abantu mu buryo bwose, cyane cyane muri entertainment. Hari abantu baba bakunda ibintu bya marketing, bakunda journalist, ibintu byose. Nta kibazo, nabasaba kubigana kugira ngo babashe kugera ku nzozi zabo, ndetse babashe no kugera ku cyo bashaka. Gahunda yawe ni iyihe? Gahunda yanjye ni ugufasha abandi. Gahunda nako nyine intego uvuga ati sinzagwa muri Etiswea cyangwa ndakomeza. Urambwira niba ufitanye n'amasezerano na Etiswea? Murakoze. Mu by'ukuri Etiswea kugira ngo ubashe no kugira ibyo ukoramo mugirana amasezerano. Yego, ndayafite. Gahunda yanjye rero nanjye ni ugukora cyane kugira ngo mbashe kugera ku cyo nshaka, mbashe no kuzamuka, menyekane n'ahandi. Yego. Ikijyanye n'ibikoresho bihagaze gute by'itangazamakuru? Urajya kuri tele, ukeneye kameramani, ukeneye mikrofone zivuga neza, ukeneye byinshi bigiye bitandukanye. Ibyinshi turabifite, ndetse ko haba hari ibindi tutarabona, ariko kuko ariko tugitangira ubona ko bizaza nyine bikagenda neza. Yego.
gira icyo usaba abantu rero mu masegonda make dusoza. icyo nabasaba ni ukugana Square, abantu batayizi nabo bakagerageza bagashaka amakuru kuri Square. N'undi muntu wese ufite impano yumva ashaka kuzamura, namushishikariza kugana Square kugira ngo imufashe kugera ku nzozi ziwe ndetse no kubasha kugera icyo ashaka mu kazi. Yego. Cyane abantu bose bakomeje kugenda batwereka ko turi kumwe. Iruhande rwanjye ndi kumwe na Abdou, abenshi bamuzi muri filime nka Pascal y'amakuru. Abantu makuru ni meza. Umeze neza? Ndashima. Intambara mu rukundo ngo ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu mbona uri kubeshya abana b'abandi ukuntu. Umwana wa pasiteri. Umwana wa pasiteri. Ariko ngo buriya ubona urukundo rurenze ngo ruboneka muri filime ngiki. Filime buriya ngo ibintu mukoreramo ntabwo ari byo mu buzima busanzwe ntabwo mubaho. Ubwo muri filime runaryoshye. Runaryoshye. Nawe ushobora gukunda umuntu muri filime ukarufiringa kandi mu by'ukuri nta na girlfriend ugira mu buzima busanzwe. Bibaho? Muri filime urarufiringa cyane. Ariko nkanjye narufiringa. No hanze warufiringa. Aho muri filime bakaze bite? Hanze? Abakobwa bari kukumva ntibirirwe babaririza. Ariko nako. Nanjye uri kuri radiyo hano ni kuri YouTube mu kanya birajyaho. Ubwo icyo wavuga nyine baragifata nk'ukuri. Babifate nk'ukuri. Ntabwo gukira agatike karatanzwe. Agatike karatanzwe. Aha, muri filime urabona bihagaze gute? Muri filime ntabwo byoroshye. Iyo ugeze kuri teri. Ntabwo biba byoroshye iyo ugeze no kuri teri. Hari ibintu byinshi bibanza kukugora. Yego. Hari ibintu byinshi bibanza kukugora. Buriya nka filime ejo bundi twakinnye bita Gaheta. Ariyo yindi. Badufashe mu playing turebe. Iyo ngiyo. N'agace kawe wenda. Iyo niyo mwakinnye. Iyo niyo twakinnye. Ahantu yagiye tugora no kuri njyewe. Kuri njyewe hari ahantu yangoye. Yego. Ahantu yangoye nka script nayo ndimo gasoma. Ahantu byageze ninjiye. Hano hantu hatigije abantu cyane. Batangiye no kunyinurira ariko kubw'amahirwe macana gutyo. Urabona ko tukabonye ari mu masegonda make cyane ariko biba byarafashe amasaha n'amasaha. Yari intambara iteye ubwoba. Ikindi nanakongeraho buriya kuko ngende mushyashya mu Uganda. Mushya ariko ntabwo ndagera ariko nzanahagera nk'uko mbyifuza. Ni byiza cyane gukina filime. Wanashishikariza abantu kwitabira gukina filime? Nabashishikariza kumva ufite impano yo kuyikina uyiherana. Square ari kugufasha kuzamura impano yawe yagufasha. Ninde ubandikira script? Umuyobozi wanjye n'ubikora. Nawe yavuga uburyo ayikoramo, uburyo biba bigoranye. Ashobora kuba script yuzuye ukagenda ukabona biragoranye, ariko nawe upanga ati igice cya mbere tuzakinira hano, twimuke tujye muri hoteli n'urugero, tujye ku mazi. Nimba uri gukina filime ntabwo ari radiyo uzayikina ibintu abantu babona. Nimba uri mu rukundo wagiye kugurira umuntu inkoko nyine urayimugurira. Nimba ari fanta uyimugurire. Ariko n'abandi kari uburyo bibagoraho. Wowe nkawe ukora script urayifasha cyangwa ufite abandi mufatanya? Murakoze. Ku kijyanye na script, ubundi script ntabwo ijya yandikwa n'umuntu umwe. Yego. Muri iyo timu rero ni njyewe uyiyoboye kuko ni njyewe ukora edit ya nyuma. Nkemeza ko iyo yandika iyo noneho nyuma nkarangiza no kubikonfirma navuga ati nuze tukwiriye kuyikina, nibwo bita njya kuyidirecting. Urumva pariti nini mu buzima bwa filime kuva bugitangira kugeza burangiye mba ndi kubukurikira. Yego. Ku kijyanye rero na directing nacyo ubwo ndagira ngo nze guhita mbivugiraho rimwe. Ku kijyanye na directing niyo mpamvu akubwiye ati ntabwo biba byoroshye kuko hari uko tuba dushaka ko
akine ibyo bintu. Umukinnyi twifuza dufite tuba twifuza ko akine uko kuntu, wenda muraza kubibona nk'ariya biba bigoye ku muntu ukibibona bwa mbere, aba yumva ko bitanashoboka. Kuba uhita utekereza ngo iki kintu bambwiye, iki kintu bari kuntereninga ndahita ngikorera implementation, abantu benshi birabagora, ariko uko ugenda ubyiga igihe kinini, uko ugenda ubimenyera, uhita ubifata nk'ubuzima busanzwe. Icyo tukubwiye rero uhita wumva ko ukwiriye kwisanisha n'ubwo buzima ugiye kujyamo. Murakoze. Buriya iyo uri kwandika script, ikintu wirinda kwandikamo ni iki? Kubona banditse bakavuga ati tugomba kuzaba twageze ku mupaka wenda, abashiri bagiye kuturumva n'intambara mu rukundo. Iyo sene ntushobora kumva mushaka kuyikina, ariko bitewe n'ubushobozi bwo kuzagera aho ngaho na depanse bizabafata, bikaba ngombwa ko mubyorera. Murakoze. Ibyo kubera wenda ubushobozi buba budahagije ntibishobora gutuma hari icyo mudakina kandi mwumva mwagahikinnye. Nk'uko bivuze, ubushobozi burakoriyanta. Uzavuga nyuma twahera kuri Jedita dusoza, gira icyo usaba abantu tutaza kukunigana ijambo, urirekura cyangwa urashaka kuintroducinga kuduha ku kapera nyine? Kapera zayibaho ubutaha n'ingaruka. Zayiduha ubutaha. Hariya ngo ni ukusanga kuri YouTube. Kuri YouTube. Okay, uratwima. Maze udatanga? Oya, ndatanga. Ntabwo wirekura ariko. Ndirekura. Gusa tutaduhaye agapera twashakaga. Oya, ubutaha nzabatanga mwene ugira ikibazo. Iri jwi niryo usanga ukoresha cyangwa wasaraye? Nasaraye. Wasaraye? Iyo uvuga iyo mpamvu si ko ari impamvu ituma utabikora? Oya. Ntabwo ariyo mpamvu burya wanakiyemeza tukabikora na kimwe. Yego. Aha. Ubutaha turagutegereje ko uzabatamo. Muntegereze nzabatamo. N'icyo usaba noneho abaguteze amatwi, yaba ari kuri radiyo, kuri YouTube, icyo basaba? Ikintu nabasaba cya mbere ni ukugerageza kudukurikira kuri YouTube, kuri Instagram, kuri Twitter, kuri TikTok, ahantu hose twitwa All Talent Foundation. Nk'uko babivuze, bakagerageza kuduha like, share, comment, subscribe. Muri comment bakatubwiramo ibyo tugomba kongera, ese entertainment barabona imeze bite, byose bakatubwira. Ikindi nabasaba, nabashishikariza kuza muri Etisque. Urakoze cyane, reka nawe tugushimire. Reka twakire Pascal nawe dusoza. Nicyo usaba abateze amatwi radiyo Gare ya Nyanza ndetse n'ababa bakurikiye impano, tubasaba kutayihererana. Etiswe yarahari kugira ngo agufashe iyo mpano yawe igaragaze ngombwa yibona. Ikindi ntabwo ndi bujya kure ibyo mugenzi wanjye yavuze, mu gusapotinga izo subscribe, comment, like, nabyo bitwereka ko mudukurikirana umunsi ku munsi. Mukagenda munatubwira igihindukamo, ikosa aho ryabaye burya biba byiza kumenya amakosa y'icyo wakoze kugira ngo utazamenya uburyo ubasohora. Numva nta bindi byinshi, igigamijwe ni ukusapotinga. Nagira inama urubyiruko bagenzi banjye kudaherana impano yawe. dusoreze kuri Theoneste nawe dusoza, icyo usaba abantu ko wifuza byagenda muri Etiswe? Cyambere turashimira itangazamakuru rya radiyo Gare, tugashimira abanyenyanza bose bumvishe Etisque bagahita baza bakagira ingoga, bakumva nyine bagize ishyaka, ya mpano yabo ikabakamo. Kuko burya iyo ufite impano iteka ryose uhora wumva ko ukwiriye kuyigaragaza. Nsaba rero n'abantu bumva bafite impano bari gushaka kuzihisha, bashaka kutazigaragaza, baze tuganire, tuvugane, tubafashe kugira ngo zigaragare, zigire umusaruro. Kuko impano nicyo kintu cya mbere gikenewe. Hari ibintu bitatu abantu baba bakeneye mu buzima kugira ngo babashe kuba successful. Icya mbere ni ideas, talent and capital.
ibyo bintu bitatu iyo bijyanye byose umuntu ukabura bifite ubasha kugera aho wifuza hose. Ufite igitekerezo, ufite impano yawe, ufite n'ubushobozi, bose baze duhuze imbaraga tubashe kuzamuka twubake Nyanza yacu. Ikindi navuga nk'icyo bagenzi banjye bavuze, kudusura bidutera imbaraga zo gukora byinshi, gukora ibintu bishoboka byose. Iyo tubonye views ari kwiyongera, tukabona subscribes ziri kwiyongera, tukabona bari gusharinga ku ma YouTube yacu channel bari kuyisharinga, ibyo bidutera imbaraga byo gutuma dukora ibintu byinshi. Ubwo rero abanyenyanza mudufate mu mugongo, mudukomeze, mufate amaboko yacu adatentebu. Murakoze. Yego. Reka tubashimire cyane mwebwe mwese mwaduteze amatwi kuri Radio Gare ya Nyanza, tubashimire mwebwe mwese muduteze amatwi kuri YouTube, mwese n'abandi mwese turabashimiye cyane. By'umwihariko abagiye batwereka ko turi kumwe mu message twazibonye n'ubwo tutabashije kuzisoma, ariko tuzagenda tubasubiza rwose. Mwakoze cyane. Hanyuma nari Mihigo Jemuve, nari ndi kumwe na timu ya Etisware. Aba ni abahagarariye abandi mu musiko bagizwe n'umubare munini. Reka andika iyo noneho nyuma nkarangiza no kubikonfirma, naho ati nuze tukwiriye kuyikina, nibwo bita njya kuyita directing. Urumva pariti nini ubuzima bwa filime kuva bugitangira kugeza burangiye mba ndi kubukurikira. yego. Ku kijyanye rero na directing nacyo ubwo ndagira ngo nze guhita mbivugiraho rimwe. Ku kijyanye na directing niyo mpamvu akubwiye ati ntabwo biba byoroshye, kuko ari uko tuba dushaka ko akina ibyo umukinnyi twifuza dufite, tuba twifuza ko akine uko kuntu. Wenda muraza kubibona nk'ariya biba bigoye ku muntu ukibibona bwa mbere, aba yumva ko bitanashoboka. Kuba uhita utekereza ngo iki kintu bambwiye, iki kintu bari kuntraininga ndahita ngikorera implementation, abantu benshi birabagora, ariko uko ugenda ubyiga igihe kinini, uko ugenda ubimenyera, uhita ubifata nk'ubuzima busanzwe. Icyo tukubwiye rero uhita wumva ko ukwiriye kwisanisha n'ubwo buzima ugiye kujyamo. Murakoze. Buriya iyo uri kwandika script, ikintu wirinda kwandikamo ni iki? Akubona banditse bakavuga ati tugomba kuzaba twageze ku mupaka wenda, abasheri bagiye kuturumva n'intambara mu rukundo. Niyo sene mushobora kumva mushaka kuyikina, ariko bitewe n'ubushobozi bwo kuzagera aho ngaho na depanse bizabafata, bikaba ngombwa ko mubyorera. Murakoze. Ibyo kubera wenda ubushobozi buba budahagije ntibishobora gutuma hari icyo mudakina kandi mwumva mwagagikinnye. Nk'uko bivuze, ubushobozi burakoriyanta mu bikorwa byose dukora bya buri munsi. Niyo mpamvu rero nk'uko bivuze dushobora kuvuga ngo iyi filime tuzayikinira wenda mu misozi runaka, wenda tudafite no mu Rwanda, ugasanga iri kurokariza ahantu hazadutwara depanse nyinshi. Bose baze duhuze imbaraga tubashe kuzamuka twubake Nyanza yacu. Ikindi navuga nk'icyo bagenzi banjye bavuze, kudusura bidutera imbaraga zo gukora byinshi, gukora ibintu bishoboka byose. Iyo tubonye views ari kwiyongera, tukabona subscribes ziri kwiyongera, tukabona bari gusharinga ku ma YouTube yacu channel bari kuyisharinga, ibyo bidutera imbaraga byo gutuma dukora ibintu byinshi. Ubwo rero abanyenyanza mudufate mu mugongo, mudukomeze, mufate amaboko yacu adatentebu. Murakoze. Yego. Reka tubashimire cyane mwebwe mwese mwaduteze amatwi kuri Radio Gare ya Nyanza, tubashimire mwebwe mwese muduteze amatwi kuri YouTube, mwese n'abandi mwese turabashimiye cyane. By'umwihariko abagiye batwereka ko turi kumwe mu message twazibonye n'ubwo tutabashije kuzisoma, ariko tuzagenda tubasubiza rwose. Mwakoze cyane. Hanyuma nari Mihigo Jemuve, nari ndi kumwe na timu ya Etisware. Aba ni abahagarariye abandi mu musiko bagizwe n'umubare munini. Reka tubashimire cyane, ubundi gahunda zacu zo zirakomeje. Turabashimiye mwe mwadukurikiye. Ciao ciao, bye. Turabashimiye mwese abadukurikiye kuri Radio Gare. Etisware turabakunda cyane, nimuze twifatanye twubake impano. Ciao ciao. Yes, mwakoze kubana natwe, mwakoze kabisa, turabashimiye cyane. Respect. Ciao ciao. Nanjye ndabashimiye cyane kuba mwakurikiranye. Banyita Pasi, nk'uko mubizi, hakurya mwe banyita
murakoze cyane.